Ikaze ku rubuga Baho Neza Family Academy. Nkuko tumaze kumenyerana ni umwanya wacu w'umuryango, ni umwanya wo kuganira. Tunejejwe no kongera guhura rero kuri uyu munsi tuganira nanone ku ngingo yo kubaka umuryango, ingingo yo gufatanya kugira ngo turebe icyo twakora, yaba twebwe ababyeyi yaba abana, kugira ngo umuryango umere neza muri rusange. Karibu rero mu kiganiro. Uyu munsi ingingo dufite ni ingingo ijyanye no kureba ubuzima bw'abana, ariko turavuga ku kibazo abana bamwe si bose bakunda kugira, cyane cyane turavuga ku buzima nyine ibikunze kugora abana. Ingingo y'uyu munsi rero ni ikibazo ababyeyi bamwe bafite kibahangayikishije kandi kikanahangayikisha n'abana. N'ikaze. Uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abana bikunze kuvugwa mu rurimi rw'abana ngo bakora pipi ku buriri nijoro, cyangwa se abana bituma ibyoroshye ku buriri nijoro. Abo bana ntabwo ari benshi ariko barahari. Kwituma ku buriri nijoro rero cyangwa gukora pipi ni ikibazo gihangayikisha abana kandi kigahangayikisha n'ababyeyi, kuko ari ikibazo kiza mu mwanya w'isuku. Rero iki kibazo kirazwi mu buvuzi, kirazwi mu buzima busanzwe bw'umuryango, ni ikibazo gihangayikishije koko. Bivugwa yuko ubundi abana batoya kubera ingingo zabo ziba zitarakura zigenga umubiri, n'ubu cyane cyane kuko uyu munsi tuvuga ku byerekeranye n'urwungano rw'inkari, ku bana batoya kugeza ku myaka 4, bivugwa yuko abana baba batari bakura bihagije. Kwituma ku buriri cyangwa se gukora pipi ku buriri ntabwo ari ikintu cy'igitangaza cyangwa se mu myenda kuri bamwe, nk'uko ushobora gusanga bamwe muri bo bagira isuku hakiri kare cyane, ugasanga yamenye kuvuga, yamenye kujya kuri po nk'uko tubivuga, yewe nta kibazo agira cyo kuba yagira ikibazo cyo kwituma ku buriri nijoro. Ikibazo gitangira kwitwa ikibazo uhereye ku mwana w'imyaka 5 kuzamura, kuko hari n'igihe kigera kikagera ku bana bageze ku myaka 10 n'indi icyo kibazo bagifite, ndetse yewe n'abantu bakuru bajya bagira icyo kibazo ku buryo bajya kwa muganga kubera izo ngorane. Impamvu rero ziterwa n'iki kibazo ni izihe? Bivugwa yuko abaganga bavuga yuko abana baterwa cyangwa se abo bantu bafite icyo kibazo, ni ukuvuga abana bari hejuru y'imyaka 5, yewe hari n'igihe baba bakuru kugeza ku myaka 10 n'indi. Hariho n'abagabo n'abagore bagifite rwose, ntabwo bitangaje, biterwa n'impamvu rero zitandukanye. Impamvu imwe mu zo bavuga ni uburwayi. Hari igihe usanga abantu barwaye indwara yitwa diyabete cyangwa se igisukari bajya bagira icyo kibazo kubera ko bashaka kenshi kujya mu bwiherero kubera ubwo burwayi baba bafite. Icyo gihe hari ubwo bibacika ari nijoro, ugasanga byabaye mu buriri. Bivuga ko nanone hari abantu bakunda kugira kugugara cyangwa constipation, bikaba byabatera kugira icyo kibazo cyo kwituma cyangwa se gukora pipi ku buriri nijoro. Nanone hari abantu bashobora kuba bafite urwungano rw'inkari rufite ikibazo, rufite uburwayi yenda rutakuze nk'uko bikwiriye cyangwa se harimo akabazo, ugasanga nyine kwa kundi ubundi umubiri wifata igihe washatse kujya kwiherera, ugasanga birawunaniye muri iryo joro, kikaba ikibazo, akaba yabirangiriza nyine ku buriri. Bivugwa nanone yuko abana bafite ikibazo cy'ihahamuka cyangwa se ikibazo cy'ihungabana, yaba abana cyangwa se n'abantu bakuru, bibaho yuko ikibazo cy'ihungabana gishobora gutera umwana gukora pipi ku buriri. Icyo gihe rero ubibona kuko umwana baregeje nyine iyo myaka 5, cyangwa se ageze no mu myaka y'ubusore cyangwa inkumi, cyangwa se umuntu w'umugabo cyangwa umugore, ugasanga afite icyo kibazo. Rero bakirebera muri ibyo bibazo bitandukanye. Nanone abandi bantu bakunda kugisangaho ni abana bavukanye ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se ubundi bumuga bwo mu mitekerereze, abo nabo bagira icyo kibazo. Kubigaragara ni ikibazo kitoroshye kubera ko iyo ari nk'umwana mukuru aba atangiye kugira isoni,
icyo kibazo kikamugora rwose, yewe usanga n'umuryango yacu turabaseka aho kugira ngo tumufashe. Yenda ababyeyi bamwe bakibwira yuko niba reka abandi bana bakamuseka azagira isoni akabireka. Ntabwo ari byo, kuko ikibazo ntabwo ari umwana ukitera, ahubwo haba hari impamvu zigitera. Ku buryo rero gufasha umwana ni ukubanza kureba abaganga, kuko umaze kubona ko umwana yarengeje imyaka 5 waragerageje kumufasha ukabona ntabwo bikira, ntabwo ukwiye gutinda, ahubwo ukwiye kujya kwa muganga, kuko hari ubufasha abaganga batanga mu buryo butandukanye bakaba bashobora kumufasha. Cyaba ikibazo cy'ihungabana ashobora gufashwa n'ababyigiye, cyaba ikibazo kijyanye no kungana rw'inkariri ufite ikibazo bashobora kumufasha. Mbese n'ibyo bibazo bindi twavuze, yaba mukuru cyangwa mutoya ashobora gufashwa. Rero ni byiza ko ababyeyi babiganiraho, kuko ababyeyi hari ubwo usanga umubyeyi agira umujinya, ugasanga umwana yanamugirira nabi, yamukubita cyangwa yamuhanisha ibihano bikomeye kugira ngo arebe ko yabireka. Ntabwo ari uburangare bw'umwana, ahubwo umwana byabayeho aba afite ikibazo, n'umwana wo kwitabwaho. Rero dukwiye kwirinda, ahubwo tugafasha umwana. Uburyo bwa mbere dukwiye gufasha umwana, nyuma yo kuva kwa muganga ukabona wenda hari ibyo bakubwiye gukora cyangwa se ibizami mwakoze, hari n'ibindi ushobora gukora. Icya mbere ugomba kwereka umwana nk'umubyeyi ukamwereka ko ikibazo cye ucyumva, hari ikibazo ubwo kimubabaje ko nawe kikubabaje ndetse cyane, kandi ufite ubushake bwose bwo kugira ngo umufashe kugira ngo icyo kibazo gikemuke, kandi ukamwizeza yuko mufatanije bishoboka. Ikindi ukabwira abantu bo mu muryango, cyane cyane abakozi, kuko abakozi nabo hari ubwo bashyiraho akabo, ugasanga wo gufasha umwana baramubwira nabi, barinuba, imatera, amashuka, buri kanya niyo babwira. Ntabwo ari byiza. Uko bafasha abandi bana ni nako nawe bakwiye kumufasha. Ikintu gikomeye ni ukuganiriza abakozi bo mu rugo. Umwana ntabe igicibwa kugira ngo niba ibyo byabaye bimubayeho akaba yongeye agacikwa, aba ariwe uzindukana imatera, aba umuntu uzinduka mu gicuku abyuka ajya kuyanika, aba ariwe amashuka wirukankana amashuka buri gihe. Ntabwo ari byiza. Ni umwana nk'abandi, ahubwo ni umwana ufite ikibazo ukwiriye gufashwa. Ahubwo bakwiye no kubikora mu buryo butanagaragara, wenda ngo bigaragare n'abandi, mbese bakamubikira ibanga. Ntaba ari uhora byikoreye, ntibabe bari we babwira buri kanya bya bindi wakoze, bya bindi ibintu byo kumukomeretsa. Ntabwo ari byiza, kuko aba afite ikibazo n'ubundi. Si byiza yuko bigaragara yuko buri muntu wese aza akaba ari icyo amubwira, akaba ari icyo amwibutsa, kuko ubwabyo umwana aba asanzwe bimuteye ikibazo gikomeye. Rero uburyo bundi bwo kumufasha ni ubuhe? Mbere yo kuryama, amasaha 2 mbere yo kuryama, akwiye kuba yanyoye ibyo akwiye kuba anywa byose, ku buryo ajya kuryama yarangije, mbese niba nabyita kujya mbese mu bwiherero, yarangije kwitunganya kugira ngo aryame nta kintu gisigaye muri we, mbese aryamye atuje. Cya kabiri ni ukumenyera amasaha yo kumubyuza. Hari ubwo ashobora kuba ari umwana unasinzira cyane, kenshi ya myaka baba ari abana bakunda gukina, ashyiramo imbaraga zose ku buryo ajya kuryama umunaniro wamwishe, nabizo zikaba ziri impamvu ziyongera kuri cya kibazo cye, ku buryo asinzira cyane kugira ngo yikangure bikamugora. Rero ni byiza ko abamwegereye, abo baryama mu cyumba kimwe, bamufasha bakamubyutsa kugira ngo agende yitunganye. Ikindi ababyeyi bakwiye kuba hafi bo ubwabo, akaba aribo babishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo yaba kumubyutsa, yaba kwibutsa abamwegereye kugira ngo bamufashe kandi babikore babikunze batinuba. Ikindi cya kabiri, cyangwa se cya kenshi banza kabiri karenze, iyo bibaye ngombwa ko ubwiherero buba hanze, ntabwo umwana akwiye kwijyana hanze, kuko nabyo ubwabyo byamutera ikibazo. Bakwiye gukora ku buryo bamuherekeza, akagenda akabikora akitunganya, yaba umubyeyi yamuherekeza cyangwa se n'abandi, bakamenyesha abantu ku buryo nagira ikibazo ataza gutinda gutekereza kubera ubwoba bwo kujya hanze wenyine. Bitaba ibyo, hari ubundi buryo bakoresha bw'akadobo, bakaba bamwegereza akadobo niba ubwiherero buri kure, akaba yabyitaho ku buryo baza kumufasha muri ubwo buryo, nawe agatangira kumenyereza no gushyiraho imbaraga kugira ngo icyo kintu kimuveho. Ubwo ni uburyo butandukanye dushobora gufasha abana. Ikindi, hari ubundi buryo bavuga, kera ntabwo ngo babwemeraga kubera ko baravuga wenda uburyo bwo kuba wamuha ikintu kimurinda aryamye.
murabizi ko abana batoya babaha bya bikoresho bya kizungu bita pampers bishobora kumufasha kugira ngo atiyanduza noneho agakomeza kuryama no kwanduza ibyo aryamyeho. Ubwo buryo nabwo bushobora kumufasha, nubwo hari abavuga yuko ngo waba umufasha ugakomeza ari nko kumwigisha wenda ko nta kibazo afite. Hari abaganga bavuga yuko rwose ubwo buryo kugira ngo umwana ashobore no gusinzira neza bushobora kumufasha igihe kikazagera ukajya umwibutsa akabyuka, ariko yaba yagize impamvu zituma uza kumubyutsa usanga yabirangije ntabe yanduje aho aryamye cyangwa se ngo icyumba kiba ari icyumba kinuka cyangwa agora abandi. Ikindi ni ukugira isuku, kumugirira isuku y'ibyo aryamamo, yaba iyo matera yaba ayo mashuka, nawe akaba umwana ufite uburenganzira bwo kugira isuku. Ntihabe nk'uburyo bwo kumuhanira yuko yagize ikibazo rw'impamvu yo kugira ngo ntiyitabweho cyangwa ibyo afite aryamaho byo kwitabwaho, ahari aho wibwira ngo nibwo buryo bwiza bwo kumufasha. Rero hamwe no kwita kureba ku baganga cyane cyane ni ikintu gikomeye, kongera kureba niba ikibazo kijyanye n'ihungabana, kuko cyane cyane ihungabana ku mwana murabizi ko bishobora guturuka ku ahantu hatandukanye. Muri we birashoboka ikibazo cyabaye mu rugo, yenda niba hari umubyeyi yapfushije cyangwa se bombi, cyangwa se ugenda uwamureraga hari ikibazo bagiranye, kuko ashobora kugira ikibazo ku ishuri. Ni impamvu nyinshi zishobora gutuma umwana agira ihungabana, ku buryo niba yari asanzwe nta kibazo afite cyo kwituma mu myenda cyangwa kwituma ku buriri, cyane cyane ko aricyo turimo tuvuga ubu ngubu, ugasanga biragarutse kandi yasaga naho byaragiye kubera ko yakuze. Rero ababyeyi, icyo kibazo ni ikibazo gituma umwana agira kwisuzugura muri we, aritinya mu bandi, ugasanga arikandagira, ugasanga mbese icyizere yaracyitereye kubera ko icyo kintu kimutera ipfunwe mu bandi. Kandi kenshi hari ubwo abana bagenda babivugana, ugasanga umwana ufite icyo kibazo baragenda bamuryanira inzara. Reka rero tumenye bwa mbere yuko bishobora kubaho, kuko ubushakashatsi bwerekana yuko hari n'abana bashobora kuba babikomora ku babyeyi babo. Bavuga yuko ngo inshuro 44% z'ibyago umwana ashobora kugira yo kwituma ku buriri cyangwa gukora pipi ku buriri nijoro ngo aba yarabikomoye ku mubyeyi nibura umwe nawe byigeze kubaho kera. Bakongera bakavuga yuko 77% by'ibyago bigera ku mwana iyo ababyeyi bombi, papa na mama bombi, kera nabo bigeze kugira icyo kibazo. Nk'uko byabaho nabwo bakaba bagenda umwe cyangwa bombi bakaba bakigifite nubwo bari bakuru, kuko bibaho yuko ngo umuntu mukuru umwe ku bantu 200 aba agifite icyo kibazo ubuzima bwe bwose. Murumva ko atari ikibazo cyoroshye. Rero inshuti z'ikiganiro Baho Neza Family Academy, mureke dufatanye. Ntabwo gukora pipi ku buriri ku mwana ari igitangaza, ariko no ku bantu bakuru nabwo kiba kibaye ikibazo, ahubwo aho kuba igitangaza umubiri ukora uko umeze. Niyo umubiri ufite ikibazo ntabwo umuntu akwiye kubizira kuko afite ikibazo cy'uburwayi, ahubwo akwiye gufashwa. Reka rero dufashe abana, turebe abafite ikibazo tubafashe, niba hari n'abakuru tubarangire kujya kwa muganga, kuko abaganga hari uburyo bwinshi busigaye buhari, ubuvuzi bwateye imbere. Ngira ngo turangirize ahangaha, tubashimire yuko mwongeye gufata aka kanya kanyu kugira ngo tubane muri iki kiganiro, dukomeze dufashe abana bacu. Kandi niba hari uzi ufite iki kibazo, umugire inama ko ikibazo kivurwa. Ikindi, abana tugendane nabo tubaganirize, ubemerere. Niba uri umubyeyi mubwira uti ndashaka kugufasha, tubigendanemo rwose, ntihagire umuntu ukuvuga kubera ko ufite iki kibazo, ahubwo tupange tuganire uburyo twajya tugufasha nijoro, tukubyutse nawe ushyiremo imbaraga rwose, muyikize ko minsi mikeya bizaba byarangiye. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu, turabashimiye cyane. Nanone turabasaba ko mwakora subscribe, turabishimira uburyo mukomeje kudutera inkunga y'ibitekerezo no gukomeza kubana natwe muri gahunda zo kubaka umuryango no kwita ku bana bacu. Murakoze, mugire ibihe byiza, naho utaha.